Yes, Jean Claude. Yes, good. Meze Ni sawa. Biracamo. Nari Urakomeye cyane. ndakomeye cyane ndashima Imana. Ese ko twaraburanyira. Twari twaraburanye bitewe n'ikibazo naje guhura nacyo. Nakugira amakanyene nigira ku Karubanda nkora akantu k'agasheni. Ariko aho naje kuzira rwose ndasuhuza abantu b'inshuti zanjye zose, ababanzi bose ndabasuhuza cyane n'abatanze ariko abantu basuhuza. Bitewe abakibonge ndabasuhuza, abasuhuza inshuti zanjye zose, bakari kuri ubu ngasuhuza abita bamete. Gasuhuza inshuti zanjye zose zinse zose ndazisuhuza cyane ngo mbabwire ko nanjye humeka nyira amahoro. Mbabwire ko nageze mu gihugu nta kibazo nta birenze ibyo. Ngabasuhuza na ba mabuja bankoresha bamakazi na bosi. Basuhuza bose mbabwira ngo Imana ije bafasha kuko nanjye ndacyari ndabomera. Ese wasubiye kwa Mama Gasaro? Ntabwo nasubiye kwa Mama Gasaro ndi kwa Papa Olivier. Niho nibereye. Ni umubyeyi mwiza urebye nta kibazo ngiranye nabo. Uriya mama nta kibazo, ni umubyeyi mwiza agira umutima mwiza mu bantu bose ntawe tubaha pe. Iminsi yarabaye myinshi cyane. Ndabonana cyane. Cyaho kugisagara ariko ubu ngubu bitewe n'akazi mfite nibera mu banki kwa Musonera, nyine ari we boss wanyuma akazi warafashije amfasha neza nta kibazo mfite. Nta kintu na kimwe namushinja kandi Imana igiye gomeza imufasha cyane pe. Uriya ni Imana byose ibikora. Buriya kubaho no kubana nta bindi babirenze ibyo ngibyo urebye. Icupa wapi ntago byakunda. Icupa inzoga baraziciye, leta yarazitwaye yaramenye yagize gute. Ubu ngubu yababaye n'abakire bashoye ibishuro byabo. Kira bashoye amafaranga yabo, amafaranga yaragiye yarahiye. Leta ntago leta ibyemerera ngo icyo kibazo. Gisagara njyayo ruko ngiye gusura abapeti. Ko niyo kavukire ntago wakwirengagiza mu rugo. Kirazira. Madamuro ameze neza. Ruko ubu none twaranabonanye doreze gusuhuzanya arasuhuza ambwa ati mworo kagenda gusangaga hari amwigororero. Ati mumeze mute? Ndashima Imana nta kibazo. Base wo meze ute? Ambwa ati nta kibazo. Ese ubu ngubu ubaye hute wowe? Ati kumbaye rero urabizi Pakurode. Madamuro ubu naye nashatse undi mugabo nyine naje gusanga imyaka ishize ari myinshi, mbona tutahura nyine nanjye mfite nongeye afatira ni sawa nta kibazo byo nta birenze nyine ntawe ntabwo wari kwihangana. Yego wabigenze ute? Kwihangana kw'abadamu ntabwo bajya bwo kwihangana kimwe nk'abagabo. Abagore ntabwo ni abantu batihangana mu buzima, ntabwo byakunda pe. Moses nawe yari afite umudamu yari asanze nawe yaricaye ikindi mugabo nawe nuko byagenze. Abagore ntabwo bayihangana, abagore n'umwana wundi ntabwo bajya bayihangana mu buzima. Umugabo agerageza kwihangana ariko umugore wape ntabwo byakunda. Ni ibibazo. Iminsi yari ibaye myinshi cyane, ubu ngubu nawe maze kumedita nyine maze kongera kubona uko mu kindi gihugu bimeze. Igihugu rero kimeze neza nta kibazo urebye. Muri wenda rozi nta kibazo gihari. Ikibazo gihari ni icyo kubona nyine umuntu azagafata ibyo umuntu akajyana. Umuntu yarashoye amafaranga yiwe. Umuntu aje gutera, ni utera utiteguye. Umuntu agafata ibyawe rwose akabijyana. Ntiwamenya ubundi ukuntu biba byagenze ibyo ngibyo. Ni ibintu leta igomba gukurikirana nkuko nabo baba bari mu kazi kose. Uri kuba yese mahembe. Ubundi kwa ni ngoma. Reka maruka ejo bundi mvuye gushyingura umwana wari wagize ibyago ari kuguye kwa Butare. None yagize gutya agwa kwa Butare, aguye kwa Butare ahita apfa nyine bihita birangira. Hano urenze ku bitaro bya Kabutare.
ni igare ryamukubise hasi. Yari avuye kugura isima, ageze rero Kabutare hasi akoze impanuka ahita apfa. Abana ko twamuciyeho jye na mugabo tugiye za Musha. Noneho ubwo ngubwo mugabo ndamuhate se amanuka noneho yaye hari ati umuntu bari bawurushe. Namuhaza mugabo se umuntu buri yabigenze gute ngo ntabwo mbizi mani mahe. Bati shati nyene nta kundi barasanga tizoza ari umuntu boroshe burasanga yapfuye. Kuko nkamenye ko ari umupete wo mu rugo rero nyane wakoze impanuka bita birangira. Mbona muco muri igindi. Hawuruzi kumbe. Ni imodokari nyine imodokari igenda ntago wapfa guhagarara ahantu harashunguka. Kirazira. Yaribaye myinshi tukorana ikiganiro. Ariko nayo abantu nabitekereza. Kucyumwe wo nabona ari naje. Ewana kabisa nandi ko ndabasuhuza cyane inshuti zanjye nizo zose ziba zinkunda. Ntaga birenze mbasuhuza babwanga Imana igihumeze bafasha. Kibongo nawe ntabwo duherukana ahubwo nawe ndamusuhuza cyane. Kibongo ni umamburo wanjye twarabanye cyane pe. Ntabirenze pe. DJ. Nkasuhuza DJ nawe nkamusuhuza mubwira ati Imana igihumeze gufasha kugumeza uramuka umeze neza kabisa. DJ John man. John kabisa bandamwemera cyane. John nawe rero ntago merutse kumubona pe. Ntago sinakubeshya John asigaye akorera. Gusa abakora hari ariko nabonye asigaye ashyizeho kadogo ka kazungu niko asigaye bakora ariko wenda basanga bafite izindi dura bari gukina nabo namenye. Ariko yenda basanga bishoboka burya nta muntu ukora akazi ka. Umuntu ashakishiriza ahantu ari hose ni matyaza kibari. Niba ari aba mutyazo byashoboka ko bafite nk'akabare yenda ntabwo washakishiriza ahantu hamwe ngo bizakunda. Bibura wagitarashije wagiye n'ahandi hantu hose ugashakisha. Hariya mu gipangu. Mu gipangu mani ikibazo ni kimwe. Bamwe narifite namba zabo narasitaye kuba nagatiranga nabyo byose byahise bitaka. Ure kuzababona abamwe namazina nayo nyafite ariko bamwe gitekereza ngomba kuzajya kuri hano. We mani baranyakira inshuti zanjye nyinshi ni naho zibe ariko mani mperutse yo kabisa. Mperutse yo nasuye abatipe batatu ndavuga ati mwihangane bambwira buryo ki ibyo kurya byo byabaye bike cyane kabisa. Nyine kubaho nyine nukubaho nukubana barakubwira ati wewe uzagerageza turebe ukuntu watugeraho kuko dore byaranze none cya gikombe kimwe n'igice baduhaga nako kikigeramo ariko nkamwe mwa mwarigeze hanze mujya mu rukundo mwatugeraho dore hano byaranze mu gipangu nta kigenze agasukari niko katuma byura no mu mubiri hazamo akantu. Barambwira ati nyine mapu nyine uko zimeze ndabasuhuza turaganira birangiye ndavuga ati ko no kubana mwihangane kugera kure siko gupfa. Imana izayibagiramo namwe muzaza hano ntago ariyo karande. Abana nabirenze nyine arayiga iwacu twese ntaho bavuga ngo ni urwumwe ntago ari urwumwe hari. Si urwumwe kabisa. Hajya abagabo hajya abagabo urebye abagabo bahari nta mbwa zaba hari nta n'amatungo azabamo. Ntabwo muzabamo abagabo. Ibya bigenda byiyongera niko ndatijyana. Hari gusenga njyayo pe. Hani ngo masengera mu badive. Hadive kabisa. Ndari bere gutive ntabirenza. Njyanyirayo rwose nahise mbikora pe. Shima Imana cyane kuko cyambere hariya no gusenga kuko imikino yose ibihari ariko ugomba gusenga Imana. Bati Imana yagasani cyaha cyanzanye ahanganda cyemera ariko uzafasha ahantu ndi nzahasohoka amahoro bitewe nuko habubona ujye kubona uko umuntu arapfuye umuntu yitabye Imana muri kumwe gutya hagati yangaho gugumiza usenga Imana uvuga ati Imana uzafasha ahantu nzava amahoro ko nahinjiye nzaho ariko masohoka ndi muzima natsoze ndi intambiki. Imana hagati yangaho igenda igufasha iragufasha mu gihe amasengesho arafasha cyane. Niko bimeze burya nahana hose n'ubu tuvuga no uri hano ugomba kwitabaza Imana burya Imana niyo nkuru cyane.
Imana ikora ibishoboka byose bayaba ngo yanga icyaha ariko ntabwo yanga abanyabyaha. ariko nibyo bantu umuntu utagusubira hariya niho urebera inshuti n'umwanzi. Kabisa hariya niho urebera inshuti n'umwanzi kutamurebeye hariya n'ahandi hantu bamurebera. Okay, tubereye nk'uyu uyu Bizi yaje asangayo hano mu Rwanda, ariko Bizi akigerayo agenda aramubwira ati Bizi tuwabeho bonye ariko nyeka atari ubwa mbere ugeze ahangaha. Arambwira ati ntabwo ari ubwa mbere ariko ndavuga ati maze uzi ko ntari nzi ko nawe uri ahangaha burya. Ndamuga ni Imana nanjye nyine nashutse ndi muri makanshi tukanda ahangaha. Neza amahembe wowe byagenze gute? Mubwira amakuru ko byagenze, ubwira ko naziza ngahe nufaka mani ese amafaranga koko burya Yesu kuno kukubeshya mani. Jewe rwose ntabwo navuga ngo n'umuntu ajyanwe n'umuntu harango nibye. Oya no burangare bwanjye amafaranga y'ibihumbi 7,800 gusa n'ijya bindi byashatse kuba sibyo, ariko bikaba nyine umuntu akagomeza bumiriya y'ibintu byabaye nta cyaba bashatse kuba naho kike. Ubwo none urabyakira nawe wagize gutyo ukakomunetana na leta, iyo wageze mu maboko ya leta nta biba birenze ibyo. Uragomeza nyine nawe ukamenya ukamenya ngo niba ari icyo cyaha kinjyanya ni icyaha kinjyanya, ukihangana ugakora nkazo kugira nawe uzarebe ko wanesha. Ariko icyaha runaka nyine burya ngo leta buri nkuko aba ngo ihana icyaha ntabwo ihana umuntu ntabwo igihana icyaha. Icyo bitari n'icyaha uba wakoze wowe nyine icyo baguhanira nayo yabirinze. Hariya mwigorora je nakoze mu myaka 3. Bashinja kwiyo no mudamu yarantumye Farida y'Italia. Uko akondero pe. Iyi Farida y'Italia yaranguzwaga 7,800. 7,800 rero je naje kugira gutya nagiye nana nkweye pe. Yantumye nasinze icyo gihe sago ntabwo ari ibanga. Ndagenda itabi njya mu cyaro ndabanza afata akantu ndakanywa itabi naryo ndifite naraje mu buraga saa niba yambwiye ati maye miti ngwino hano nkwereke. Ndamwe ati se wanze waretse nkabanza nkatumika kano kantu bari bantumye hano kuno mudamu wa Kondero aba mwita mama badege ndiko namwitaga. Wati nkabanza nkagatumika undi nkaza ngo ufasha nguze hano mubanze nkwereke ikintu ugomba kuwufasha. Nawe ati ntago nubagura gususugura rikanze ngufasha. Mumanikira inzoga z'ibyuma yararanguye. Nanza z'ibyuma zimaze kuzimanika avamo icyuma kimwe kirameneka. Ati sima yetungu kukira cyo mumenye ndihangana. Kino sitihangana nanjye ko ari makangize nyine ko ari ikibazo. Ngo oya ngo nago mbyihangane. Ni none se urajya mbigenze gute mubyeyi? Ngo oya ngo sinihangana iryo tayi nkabana nimuhaye ati wowe urifashije nyine. None mbanze gufasha ibyo mpamagariye. Karaje kurangira rya tabi ahise arifatamo ubwate ngo nagomba kurima. Ngo nanjye namumeneye ibyiwe. Ese nimba mbimenye ko ari impanuka mubyeyi we. Impanuka kabuzi ko zibaho. Ubwo nicyo nicyo wamura kandi ari wo mpamagaye. Ngo hapi ngo ntago byakunda. None se urajya mbigenze gute? Undashaka ko inzoga urayindira. Nose reka mbaye njyane no tabi y'abandi none ngenze kwivuganire ariko nabanje gusoza ikindi kintu bantu. Banze ndimo nabanza acuruza ubu ninze twivuganire iki nawe. Ngo simbishaka. Nese wagiye tubigenze gute? Mama Roderick ngaho mbwira ukuntu ushaka ko tubigenza. Ngo ntaryo ndi bwagura. Wa mudamu nyiraryo warintumye abaraje. Muri rwose maheni karame. Iyo umuntu agutumye ikintu ntuza kumuhakanira ko acyonga cyangwa utakibanye ngo byibura umusubiza amafaranga ye. Ntirebe wa mubyeyi we dere itabi ryawe narizanye pe. Mukurizana itabi ryawe dere Mama Roderick dere nguye. Niwe narihaye maze kumanika ibyuma byiwe. Biba kimwe kirameneka atambwa ngo nago agomba kurima. Kigire nguru niwe yarinyimye ngo ndikuza gukora ndi baye ngo arifashe. None se ari kwimana irye. No ari gutumye sindekata. None se arajya bigende gute ngo icyo shaka nitabi ryanjye. Abanyigiza yungungire.
ubwo umubyeyi ndamubwira ati wampaye itabi ryawe nkaritanga ko ari wowe urimbikiye, urajya bigende gute kuko wa mubyeyi ngo wapi ngo ntabwo ngundi wampaye iki nagwaye iki itabi si yo ndihaye ngo urimbike urifashe banza gufasha igikorwa wari ugiye kunyereka ngo ukorera ngo jewe ngo warima angira umusazi angize umusazi ndamubwira ati kujya ashaka kungira umusazi kahita ari urifite basi wowe mbwira ikibazo ufite ndi bwagirane nawe basi umbwire jewe kiriya cy'umuntu amenye ni impanuka kandi wari umpamagaye nawe sinamakimenye nshaka ngaho umwanzuro ko nzanga gukora ngwishyura ngo ntabwo ibyo ngibyo ngo bindeba ngaho ndamwihore wa mudamu rero nawe agira ati nari ku kibongo y'inyiragutabane wahisaza ati re mahembe ati tuzamuke umudamu atangira kurira atangiye kurira nawe ati sibi n'ibiki mwakagira imana kubona umubyeyi yarize rero ni ibibazo nawe rero umubyeyi we jewe mfasha basi reka kurya akama gasa n'imahuje nkorera ari intego basi ndiguhe ariko ndeke duhana amahoro ngo ibyo simbishaka ngo mpa amafaranga yanjye umudamu rero kubona yarize cyo ari ikibazo ndamubwira ati se ikindi kibazo ushaka ko twakora ni ikihe basi ngo jye simbishaka ngo mpa amafaranga yanjye nese wagira ngo mbigenze gute mubyeyi ngaho biranga Farida yitaye Magasaro arayoheza naye arayanga wagira ngo sinzi ikindi kibazo rwari dufitanye nawe nabaza ese wundi hari indi difu dufitanye ko wamaga amafaranga za miliyoni nkakujyanira kuri banki wigeze ubona hano hatanu nkuramo byibura ngo uravuga ko amafaranga ntageje hatuzuye ngo amafaranga yagezaho yuzuye ndetse ikindi bifu dufitanye niye nawe kuko wa mubyeyi oya ngo icyo shaka n'amafaranga yanjye bibi ko nguko namwate rero noneho aho bigeze ubu ngiye ntako ntagize jewe umudamu ntinya kubona umudamu ari kurira pe ni nka mama ko umuntu ari kurira wakwihanganye se jewe nukuri abana b'ababyeyi mbagirira impuhwe iyo bantu basi ikibazo ufite ni ikihe kugira ngo gikemure ikibazo akagira icyanga kumbwira ndamwara basi dore abantu ngabaho